Mu mwaka w'ingengo y'imari 2023-2024 Intara y'Amajyaruguru yakusanyije imisoro ingana na miliyari 45 na miliyoni zirenga 251 bingana n'ikigereranyo c'102%. Iki nicyo nyamukuru gitera ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gushimira abikorera bo muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Aha niho hamwe mu basora neza bujuje neza inshingano zabo mu gusora neza bahawe ibihembo. Ntago Zera Gregoire ndetse na Mariko ni bamwe mu bahawe ibihembo kubwo gusora neza. Ibanga narindi kuko niba wakoresheje IBM yawe ikwereka umusoro ugomba gusora ukawusorera ku gihe kandi nta cyucishije ku ruhande. Nicyo bita gusora neza cyambere. IBM yawe ukayikoresha neza. Ubundi ayo ugomba gusora agomba kujya mu kigega cyacu cya leta abazwi nta mpamvu yo kugira ngo yahishe. Ibanga nta rindi ni ukubanza kwiyumvamo icyo umusoro umaze, ukumva ko ari nko kwikorera, ukumva ko umusoro ufite umumaro ku iterambere ry'igihugu n'undi wese kandi bikamugarukira iterambere rimugeraho bitewe n'uko yabashije gusora. Gushimira abasora kuri iyi nshuro ya 22 bifite insanganyamatsiko igira iti IBM yanjye umusanzu wanjye. Aha ni naho komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Ronald Niwenshuti avuga ko bigira inyungu nyinshi mu kwinjiza imisoro ndetse no kuyikusanya. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka IBM yanjye umusanzu wanjye. Nk'uko mubizi ikoranabuhanga niryo shingiro ibikorwa byinshi dukora mu gukusanya umusoro, ariko namwe mugira uruhare cyane kuko utanga izabuzi, ariko n'igihe cyose muri ababuzi mwakomeza gusa. Ibyo rero bituma amafaranga yinjira muri sanduku ya leta yinjira mu gihe kandi akanakoreshwa mu gihe kandi akinjira ari menshi. Muri rusange ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga ko imisoro yakusanyijwe mu mwaka wa 2023-2024 yiyongereyeho 12.3% ugereranyije n'imisoro yo mu mwaka wa 2022-2023. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.